Kigiye kubera ngaha ni ikiganiro n'itangazamakuru kiribuze kugaruka ku gitaramo cya Israel Boy yise icyambu concert. Hanyuma rero muraza kunyemerera n'ubundi nifurize ikaze abavandimwe bagaragara imbere yacu kuri pano barimo uhagarariye BK Arena ndetse na Israel Mbonyi n'ubundi ugomba gutaramira abanyarwanda ku itariki ya 25 ndetse na Mushyoma Joseph uhagarariye EA hanyuma turaza no kugira umwanya wo kwakira ibibazo ku banyamakuru bose bateraniye aha ngaha, ariko mbere y'uko twakira ibi bibazo turaza kubanza kwerekeza amaso yacu imbere kuri Israel Mbonyi n'ubundi araza kudufasha kuduha ikaze muri iyi nyubako duteraniyemo, kuko ahanini duteraniye kubera gahunda yateguye, ari nako bibuze kudufasha kugira ngo n'abafatanyabikorwa be bagendane. Muraho neza, mwiriwe. Ndabashimiye cyane ko nabashe kuboneka uyu munsi, kandi tunabiseguraho ko twatinzeho gatoya kubera impamvu n'ubundi zijyanye n'imyiteguro. Twari mu yindi nama itegura uburyo gahunda yacu yo ku cyumweru izagenda. Mutubabarire, tubaha ikaze. Reka nshimire Imana, turagushimiye ko tugiriye neza ukaduha umwanya mwiza wo kuba hano uyu munsi kugira ngo tuganire ibyubaka kandi birushaho guteza ubwami bwawe imbere. Urakoze uburyo kubana natwe muri gahunda yose ugiye kugira. Amen. Murakoze. Arakoze cyane Israel Mbonyi kutwifuriza ikaze, ariko twakongera kumusaba n'ubundi guha ikaze abafatanyabikorwa bagiranye n'urugendo kugira ngo nabo baze kugira icyo batubwira mbere y'uko n'umwanya abanyamakuru bose bateraniye aha. Ndaha ikaze abafatanyabikorwa turi kumwe hano, baje bafite ibyo bahagarariye, ariko mu Kinyarwanda ntawe uvuga umuntu mukuru, ngira ngo ndaza kubaha umwanya kugira ngo bivuge. Ntaza ko ndibaza ari njye mutoya cyane uri hano, yambaye icyubahiro cyawe. Urakoze cyane Israel. Njye mpagarariye BK Arena, abari twavuga Aaron. Nk'uko mubizi, BK Arena ni inyubako y'abanyarwanda bose muri rusange ndetse n'abanyamahanga bakaboneraho, nkunda kubivuga. Ariko cyane cyane mu mpera z'uyu mwaka dufite gahunda nyinshi nziza, ariko ni byiza cyane ko noneho twakiriye Israel Mbonyi muri BK Arena. N'ubundi basanzwe ari iwabo, ni ukongera kuza akisanga. Turifuza gutarama nawe, tugashima Imana, tukareba indirimbo zisingiza Imana, bigira ko biza kuba ari byiza cyane. Hanyuma turaza kuba turaganira n'ibyo tubahishiye bitandukanye. Akoze. Murakoze. Natwe tumaze gukora production ya Israel Mbonyi kuri uwo munsi. Murakoze. My name is Vanessa, and I stand for the Coca-Cola brand, which is one of the brands of the soft drink portfolio that Braleroy produce. We are very honored to be able to partner with EMP under Israel, as well as BK, because I think throughout the year we just want to celebrate the year, and I think this is the best way to celebrate with all our consumers as well as the lovers of the gospel, and to thank God for a beautiful year that we've had. Thank you. And we apologize again that we were late. Thanks. Murakoze rero muri abafatanyabikorwa ba Israel Mbonyi mu gitaramo cye gitegura gukora kuri uyu wa 25 n'ubundi muri BK Arena.
igitaramo yise cyangwa concert. Hanyuma turaza no guhindukira ku ruhande rw'itangazamakuru, turaza kugerageza n'ubundi gukoresha igihe cyacu neza, ariko by'umwihariko tuze kuganira kuri iki gitaramo. Niyo mpamvu bari hano, niyo mpamvu ari kumwe n'abafatanyabikorwa be kugira ngo byinshi turi kwibaza cyangwa se twifuza gusobanukirwa ndetse no gusobanurira abakunzi b'iyi gahunda iteganyijwe cyangwa se abakunzi b'ibyo dukora bize gusobanuka. Ku ruhande rw'itangazamakuru mugenzi wanjye araza kumufasha kugira ngo tuze gusangira ijambo, ari nako tugenda twihutisha kugira ngo tutaza gutinda muri iki kiganiro. Mwakoze nanone. Araza kudufasha urahaguruka, amazina yanyu ndetse n'itangazamakuru bikorera kugira ngo bize kuba. Murakoze cyane, nitwa Johnson Kaya, nkorera Umuseke. Nifuza kubaza Bwana Mbonyi, kino gitaramo mwateguye, hari ibindi bitaramo byinshi bihari by'umwihariko birimo ibyo kuramya no guhimbaza Imana, nta mpungenge mufite yuko abantu bashobora kuzaba bake? Ndagira ngo nanakubaze ikindi kibazo. Hari ibitaramo byawe byagiye bisubikwa mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka ushize, mu mbabarire ntabwo nandukiriye, araza kwisubiza rimwe yenda. Mu mpera z'uyu mwaka twabonye hari uzajya gutaramira i Burundi, za kidobya zari zirimo mbere ubu zavuyeho. Ese tumaze iminsi tubona hakurya hariya hari kampeni yo kuboyikota ibitaramo by'umwihariko by'Abanyarwanda, wowe nta mpungenge waba ufiteyo? Murakoze. Reka dufate n'abandi. Murakoze, nitwa Janvier Yamuremye, ndi umunyamakuru wa Inyarwanda. Nashakaga kubaza Mbonyi, ni igitaramo ugiye gukora uhuje no kumurika alubumu zawe. Igihe cyari gishize, harashize imyaka 5 udataramira Abanyarwanda, ariko ni alubumu wise Icyambu ndetse na alubumu wise Mbwira. Udusobanurira impamvu wahisemo ko alubumu ya gatatu wita Mbwira hanyuma nawe ukayita Icyambu? Ibyo byose ari impamvu. Nawe nsoma kuri YouTube mbona uvuga nko ku ndirimbo Icyambu, uvuga ko hari divine muri wowe nyine wagize, wumva ko Imana yaraguhagurukije, ariyo mpamvu wakoze ino ndirimbo. Ndayanumve neza impamvu yo kwitirira izi alubumu, izi ndirimbo. Hanyuma muri Coca-Cola, wenda Vanessa baza kumfasha uze gutranslate uvuge no mu Kinyarwanda ngo tubashe kubyumva neza n'ikibazo cyumvitse. Okay. Coca-Cola muri uno mwaka mwagize uruhare mu gutera inkunga ibitaramo bitandukanye, ariko cyane cyane mwagiye munyuza muri Mitsingi mu zindi brand Bralirwa, ariko no munsi mwateye inkunga muri Coca-Cola. Maybe nuko ko ari umurokore. Iyo musubije inyuma mukareba perspective cyangwa se ibitekerezo by'abantu aho mwagiye mutera inkunga, feedback zabo ziravuga iki? Hanyuma ngarutse gato kuri Mbonyi, mu gihe cy'imyaka irenga 8 uri muziki ntabwo twize tubona management yawe. Hari benshi bagiye babona Aimable Twahirwa bakavuga udashobora kuba ari gufasha EIP uyu munsi muri kumwe. Hari abavuga ko management hari ariko utagishaka kuyivugaho igishoro. Hari abagushyikira twego tutazi nk'itangazamakuru. Ashobora kuba wenda ariyo gahunda wahisemo ko utabivuga cyane, ariko byose ari management. Bimeze bitanyuma muri BK Arena uyu mwaka mwagize ibitaramo byinshi. Iyo murebye bibaho na target mwari mufite muri no mwaka, mubona mwarazigezeho? Murakoze. Reka dusubize ibi ko byabaye byinshi, hanyuma turakufata ibindi nyuma. Murakoze. Ikibazo cya mbere bambajije niba ko hari ibindi bitaramo, ese ntabwo dufite ko abantu bazaza. Ntabwo dufite ko abantu bazaba bake, kubera ko ibitaramo biri mu minsi itandukanye, kandi uburyo umuntu wese agira abantu bamukunda, bamushyigikira, ibintu byo babikurikirana. Abo Imana izaba yatugeneye nabo ngabo, twize ko abantu bazaza kandi nta gushidikanya. Icyo warumbaje kijyanye ni Burundi, njyewe ndi umuhanzi, ndaririmba ariko sinorganiza, ntabwo ari njyewe utegura isiritu y'u Burundi. Ubwo rero ntegereje ko bo kidobye, nzi ko nta kibazo mbafiteho, nzi ko nta kibazo gihari na kimwe. Nibibakundira ko ngenda nzagenda kuririmba, nibitakunda
nta kibazo mfite, nzategereza igihe bizakundira ngenda, ariko nibaza ko bizakunda. Abarundi ni bene data kandi abo tuzajya gutaramana nabo ni amahoro. Ikindi bambajije mbere yuko wenda bambajije impamvu nise concert cyangwa impamvu nakoze album ya Mbwira ndetse n'icyambu. Mperuka gutarama mbere ya muri 2017 hashize imyaka 5. Twataramiye muri Kan Kigali icyo gihe, narimo muri album yanjye yitwa Intashyo. Nateganya kongera gukora kumurika indi album muri 2020, hanyuma haza kuba icyorezo kiratubuza gukora iyo concert. Tuza kubyimura 21 nabwo biranga, duhitamo kubikora 22. Ubu rero nibwira ko indirimbo ntabwo zahagaze gusohoka, nakomeje nzisohora nubwo twari muri covid, ngira n'umugisha nkabona uko nzikora zigasohoka. Rero iki gitaramo nicyo kumurika album ebyiri icyarimwe, yitwa Mbwira n'iyitwa Icyambu. Icyambu rero ni indirimbo, ni ubuhamya buri personal, n'uburyo Imana yampamagaye, n'uburyo Imana yanganije impamagarira kuyikorera. Niyo mpamvu album nayise Icyambu, ko nibaza ko ikubiyemo story yose y'urugendo rwanjye rujyanye no gukorera Imana. Murakoze. Cyanyuma ngira ngo yarabajije icya management ya management. Mfite abajyanama, mfite abantu dukorana, ariko ku mpamvu zabo bahitamo kuba low key, gukora imirimo yabo ariko bari batari kuri radar, batari kuri kamera. Niyo mpamvu akenshi bataboneka. Ubwo nibifuza kumenyekana ubwo bizaba. Murakoze. Twaza kwakira ibindi bibazo. Ikibazo cya Vanessa muri Coca-Cola, ngo bahisemo gutera ibitaramo bitandukanye, feedback zabaye izihe? The feedback has been really positive because obviously we were able to cater for different consumers and different people. I mean, if you start the year with Tour du Rwanda, and then you have UCL Champions League for Heineken. The recent one is I'm a Bit that we just have. We had Cheetah with basketball. We had Coca-Cola with the World Cup. We had Primus with the national football. So I think we've been able to cater for all kind of consumers, random consumers, because we can only say that we are really back on the market after 2 years being away. I think this is fully back on the market. And like you say, I think you say it beautifully, Coca-Cola is also, we bring the magic. And I think the magic through the music and also through MBONYI now that we were supporting. So we thought that this is a very good synergy and a good partnership. Thank you. I don't know if it answered your question. Big Arena. Murakoze cyane. Tubaye ikibazo cyiza kivuga ngo ese uyu mwaka uburyo wagenze se waratunyuze mu bijyanye n'ibitaramo cyangwa se imikino cyangwa amanama twakiriye. Mu by'ukuri wabaye umwaka mwiza, aho tubona ingorane za covid zigenda zigabanuka cyane. Hanyuma twakiriye imikino yaba yo mu gihugu ndetse n'impuzamahanga, twakiriye ibitaramo byinshi bitandukanye. Ariko icyo navuga ko twishimira cyane nka BK Arena ni uko twashoboye kugera ku ntego y'uko twegera abanyarwanda. Muri make dushyiraho ibiciro binogeye isoko ry'u Rwanda, kandi ibyo ngibyo murabizi mu bufatanye bwacu na Banki ya Kigali twashoboye kugera ku bufatanye bwiza bushobora kumanura ibiciro ku buryo umunyarwanda wese utugannye yashobora kugera kubona uburyo yashobora gukorera umuhango we cyangwa se igikorwa cye muri BK Arena. Ibyo rero bigaragara yuko twageze ku ntego zacu. Murakoze. Twaza kwakira ibindi bibazo kuri uru ruhande. Uretse gato duhere hano bibiri matuza aho ngaho. Murakoze. Nitwa Kayezu Jean de Dieu nkorera Igihe. Mfite ikibazo kuri Israel Mbonyi. Twagira ngo mbwire album Icyambu ihuriye he n'izina ryawe? Nk'uko wari ubivuze, wavuze ko
cyangwa se niko biri hashize imyaka myinshi wagiye utegura ibitaramo covid kaza 2020 2021 umuntu ugiye kubona concert yawe ejo bundi uzaza mu gitaramo ni iki yakwitega cyane ko urumva hari hashize igihe kirekire udakora concert? Murakoze. Twakira ibindi. Murakoze, nitwa Ivan nkora BTN TV na B+. Nshaka kubaza Israel Mbonyi, ugiye kumurikira icyarimwe album ebyiri, ariko ese indirimbo hari amasede mwateguye ku buryo abantu bashobora kuzigura cyangwa ni kuri online YouTube gusa? Kuko hari nk'abantu wenda bakunda indirimbo zawe bifuza kuba batunga amasidi kuzumva, mwaba mwarabitekerejeho? Murakoze, nitwa Babu nkorera Isibo TV ariko by'umwihariko The Choice Live. Ikibazo nshaka kubaza ndakibaza Mbonyi, ubundi nta nkuru irimo kuba igitaramo cya gospel cyagenze nabi hano mu Rwanda cyangwa se babishwaniyemo, ahubwo inkuru ni byagenze neza birangira amahoro. So wowe wenda yego ugiye kwifatanya na EAP ni organizer beza dutangwe tubona ko bategura neza, ariko ikizira w'abanyarwanda ni ikiye ko bizagenda neza. Abantu bari biteze ko kizaba ari one man concert ko Mbonyi atazakorana na Israel, none wongeyemo abandi bantu watifu bagutengushye bikaba nk'ibindi. Nitwa Patrick the Entertainer, ni Big Town TV, niba utarakora subscribe urabikora. Hanyuma ikibazo cya mbere ndakibaza Israel Mbonyi, ukorana gute n'itangazamakuru? Wenda kuba EAP turabizi ko ikorana neza n'itangazamakuru, ikadutumira press conference tukaza, ariko mwibaza ngo Israel Mbonyi ni gakeya bazakubona mu biganiro, ese itangazamakuru aho uriho umwanya cyangwa ntabwo urikeneye cyane? Hanyuma umuyobozi ndamubaza ikintu kijyanye n'amasaha, tuba twabwiye ko press conference ari saa 10 bikarangira bigeze saa 11 hafi n'ebyiri. Nibaza ese ni uko wenda n'akazi kenshi tuba dufite, ni ikibazo. Hanyuma umuyobozi wa BK Arena atubwire ibintu bya BK Arena prepared card. Reka tube dusubije ibyo ngibyo tutaza kubyibagirwa. Ikibazo cya mbere yambaje ngo se album ihuriye n'izina ryanjye. Ni ubuhamya ku bemera ko Imana ivuga. Imana impamagara yarambwiye ngo si witwa Mbonyi icyambu. Imana yarambwira ngo nzakugira icyambu cy'abantu benshi cyane kuri iyi si. Sinzi icyo byari bivuze muri icyo gihe, ariko naje kumenya ko ari through ibyo izankoresha cyangwa through ibyo Imana izanyuzamo hari benshi bazabigiramo umumaro runaka. Rero nagiye mbona ubuhamya butandukanye, umuntu akumva indirimbo twaririmbye yaragiye kwiyahura akabireka, yararwaye agakira, ubuhamya burebure cyane. Iyo story nta wayivuga hano, ariko naho ngaho bizingiye, ni byo sano bifitanye. Tukaba dufite na ministry yemewe n'amategeko yitwa Icyambo Ministry, naho ngaho bihuriye. Ikindi cya kabiri mbaje sinacyanditse sinacyumvishe neza, ariko kankomeze n'ibyo nubishije. Yes. Okay, ndagisubizanya rimwe n'icyo yabajije. Ndabisubiza rimwe. Bambaje niba ese hari amasede nateguye. Yego, ubu ngubu murabona ko isi tugezemo ubu ngubu music yose iri digital, ntago abantu bagiselinga amasede cyangwa amakasete, ariko tuba dufite amasede makeya y'abantu bashobora kuyakenera. Ariko ubu ngubu music zose ziba ziri kuri Spotify, kuri ni digital platform zindi za YouTube, niho abantu babasha kuzibona. So ariko tuba dufite nkeya ku buryo abantu bazishaka bashobora kuzigura. Murakoze. Yarambajije ngo ese ngo bari bazi ko ari one man show.
yes it is biracyari gutyo. Ariko umuntu wese yakora igitaramo agira abashyitsi agira abanatumira. Nkuko nakunze kubivuga, iki gitaramo kizaba ari nanjye n'ubwa mbere ngiye kubikora, ariko kizaba ari a new experience. Tumenyereye ko abantu batumira abaririmbyi ugasanga bafashe umwanya munini cyane kuruta na nyiri igitaramo. Iki gitaramo ni njyewe uzagitangira, ni njyewe uzagifungura, uzatangira ndi kuririmba kuri stage na nayisoza. So mfitemo abatumirwa banjye natumiye, hagati nzagenda nakira tugafatanya guhimbaza Imana, ariko n'ubundi ni concert y'umuntu umwe none nkuko byitezwe. Nta kintu cyahindutse, ariko turimo turabisipayisinga aho gakeya gusa kugira ngo n'abashyitsi bacu bazajyemo bagira icyo bakora mu gitoya, ariko n'ubundi iyo concept ni yayindi. Murakoze, nitwa Clement. Mfite utubazo tubiri ndabaza muri Beka Arena ndetse na Mbonyi. Reka mpere kuri Mbonyi. Ku makuru mfite nuko amatike ari kugurwa cyane, ndetse abarenga 4,800 gutyo bamaze kugura amatike. Makuru yizewe. Byumvikane kuko byagenda kose aracyabura iminsi 5 abantu bakigura amatike. Nta mpungenge ko amatike azaba make cyane, abantu benshi birenge ubushobozi bw'iriya nyubako. Ikindi kibazo kuri Beka Arena, hajya habaho ikibazo nubwo ari amakuru akenshi atajya hanze, mutinda kwishyura. Abateguye iriya website mufite uburyo muyikontora yishyurirwaho amatike n'iki, n'ingero zirahari. Mutinda kwishyura ababa bateguye igitaramo. Ese iyo mwatinze kwishyura biba byatewe n'iki? Iyo izo mpungenge izo ngaruka zigera ku bahanzi ba performinze mu bitaramo bikunda kubera muri ya nyubako, mu bihendoringa gute? Murakoze. Iki nicyo cya nyuma agiye kubaza kugira ngo tugendere rimwe. Murakoze, nitwa Emi, ndi umunyamakuru kuri 3D. Ngenda banza gushima ENP kuba binjiye muri gospel. Ni inshuro nyinshi twajyaga tubona bibanda ku bahanzi bakora indirimbo zisanzwe. Ndizera ko n'abahanzi bakora gospel nabo bagiye kujya babagana wenda ngo mubashe gukorana ibitaramo. Ni intambwe ikomeye, kandi buri munyarwanda wari wese muri rusange uri muri showbiz yanakwishimira, ndetse n'abakristo muri rusange. Ariko se ko igitaramo kigiye kubera muri Beka Arena harimo n'abarokore banywa agasembuye nyuma ya Coca-Cola, se nabo zizaba zirimo? Kubera ko hari umurokore uza hariya akaba yakumva ati ngize akanyota kandi barahari, si ibanga. Ikindi kibazo ndakibaza Big Arena. Hari abanyeshuri bagiye yanyu kubera yuko nimba abenshi baza muri bino bitaramo ni urubyiruko. Mubafasha iki cyangwa se murateganya iki gufasha urubyiruko kugira ngo nabo aya makarita bayabone, kugira ngo bijye biborohera kuza kwinjira babonye iyo pourcentage? Ikindi kibazo nanone mbabaza, ni inshuro nyinshi abahanzi bategura ibitaramo hariya muri BK Arena, ariko se tukabonamo abacuruzi bagiye batandukanye. Hari amaresitora atanga ibyo kurya, hari abacuruzi ibyo kunywa. Umuhanzi wateguyemo igitaramo muri BK Arena, usibye kuba yishyuwe wenda na kampani runaka iba yamutumiye, ese ari amaresitora barimo hariya ari bucururize kandi baracururiza ku izina rye? Wenda mumfashe mvuge gutya, abamotari muri rusange abenshi bambara amajire ya Airtel, ntago bazi wenda uburyo inyungu zabo bazibona. Ese umuhanzi muri BK Arena muri ariya amaresitora iyo ari gucuruza kandi ari umuhanzi waje gucurangira abanyarwanda ibihangano bye, yunguka te kuri ariya amaresitora? Ese we mumugenera iki kugira ngo wenda n'abantu bari hano tubimenye, kuko ni benshi bajya babyibaza. Umuhanzi yunguka te kuri iriya hambaga ibitanzwe muri resitora kandi yaje gucururiza ku izina rye, kandi yaje muri BK Arena yabishyuye? Nka Mbonyi nihagira hambaga iri bucuruzwemo hariya, we araza kuyungukira he kandi aza muri BK Arena yabishyuye? Bigenda gute? Barakoze cyane, reka dusubize ibyo ngibyo hanyuma tugane ku musozo. Thank you, Amy. Question.
you asked if we are thinking of a brand ambassador for Coca-Cola. I think we are really good at communicating. In due time, we'll definitely make sure that we communicate that. But that's a brilliant idea, and thank you for your question. Thank you. ku bufatanye na gospel ntabwo ari ubwa mbere kandi buzahoraho tuzaba dufatanya nanjye ni umukristo ariko tukawusengera kamera wowe nkorana n'amacaca atandukanye sinzi ariko ni umukristo ikindi hari icyo babajije niba hazaba ari ibyo kunywa bagasembuye muri iki gitaramo nta nzoga zirimo kubera imyumvire n'imyizerere ya nyiri gitaramo bivuga ngo tugomba kubyubahiriza ijana ku ijana icyifuzo cye ko event ye igomba kugenda uko abishaka inzoga zirimo hazaba harimo ibyo kunywa bindi ariko inzoga tuzaba dufitemo. ibyo nibuka batubajije ku bijyanye n'ibiciro niba ari cyo dutekereza ku banyeshuri niyo mpamvu konseri twayigize nta giciro twashyizeho kidasanzwe twagize kwinjira ko ari 5,000 10,000 15,000 20,000 urumva rero twagerageje kureba mu mpande zose abanyeshuri ndibaza ko bafitinga muri angle 5,000 ni intebe naho ku bana batoya uticara nta mpamvu ntabwo yishyura umwana mutoya bashobora gufata nta kibazo ni intebe umuntu yishyura ntabwo yishyura gusa ni kunibaza ikindi bambajije ku bijyanye n'indiri n'ama episode iki kintu reka abona ngisobanure neza ubusanzwe mwarabibonye ko indirimbo zanjye kenshi aba ari ama live recording njyewe nkunda gusharinga moment tuba twagize turi recordinga za ndirimbo it's not studio version hari studio version ariko hakaba n'igihe twataramye iyo twataramye dushobora kuririmba refure twakarimye inshuro 2 tukaririmba inshuro 8 niyo mpamvu indirimbo iba ndende ariko yanditse ubwayo ni akarimbo kagufi cyane niyo mpamvu iba ndende ariko igitekerezo cyiza wampaye nanabitangiye kujya nkora iyo live version yo ku ma platform ari digital na ukora radio version iyo rwose ndabisabira imbabazi ko ntabitekereje mbere ariko guhera ubu ngubu indirimbo yose nzajya nyikora studio version murakoze cyane ikindi bambajije itariki ikibazo cy'itariki kuri Noheli twahisemo kuri Noheli kubera ko twabonye ari umunsi ufite igisobanuro ku bemera Kristo ni umunsi ufite igisobanuro cyimbitse rero ndavuga ngo kubera icyo abantu batahura n'amafamiye bakajya gusenga bagasangira noneho mu mugoroba sinzi ko mwabibonye abantu benshi hari igihe bajya mu gusangira n'ibindi mu mugoroba bose bakarebana bakabura naho bajya ukabona babuze aho ukabona Noheli baye nk'indi minsi yose so nifuzaga ko iza kuba ari Noheli iri special bakore gahunda zindi zose nibarangiza baze dusoreze noneho igitaramo muri arena niyo mpamvu twayisemera tariki ukaba watubwiye ko impungenge twe ntazo dufite turizera Imana ko abantu bazaza izabatumira kandi barimo barabitwereka ko bazaza sinzi umuntu wabaje ikibazo ngo cyo kuba kutarama njyenyine ndibaza ari ahangaha hafi yanyibutsa neza uko yakibajije sinamenye no side I think okay ntacyo yego reka ngisimbuke ngo ese nta mpungenge dufite ko amatika ashobora kuba make icyo sinzi ukuntu twagikemura ariko byaba ari byiza abantu baje tukuzura iriya sale tugatarama byaba ari umugisha udasanzwe amatika abaye make ubwo ubutaha twazareba ukundi twongera amatike
ikindi ikibazo ndacyibutse bambajije cyo kuba ngiye gutarama njyenyine, nifuzaga ko abantu nibaza mu gitaramo baza kubw'impamvu imwe yabazanye, ari ukumva ibyo Imana yashyize ku mutima. Akenshi nabisobanuye kare, hari ukuntu dutegura ibitaramo ugasanga turi guha umwanya abatumirwa kuruta nyiri gutegura igitaramo, ugasanga uririmba iminota 30 abandi bakoresheje amasaha 3. Umuntu waje kukumviriza yarushye mu mutwe, yarushye guhagarara, yasaraye, ntabwo akiri kumva uburyohe bw'ibyo ugiye gutanga. Nifuzaga ko ntangira igitaramo anagisoza ngatanirana n'umwanya uhagije rwose, kuburyo n'indirimbo basaba zose nshobora kuzibaririmbira. Numva ngiye hari ibyo bambajije kereka icyo nibagiwe. Murakoze cyane. Yes, harimo ibintu bitandukanye muri BK mu bijyanye n'ibyo kurya n'ibyo kunywa, bifite ibiciro bitandukanye, ariko icyifuzo cyangwa se inama tugiriye turakomeza kubiganiraho ku buryo abantu bose bakwisanga, ntihakagire abajya kunywera hanze cyangwa se kurira hanze kandi n'imbere yahari. Turabasezeranya ko bizakomeza kunogera abatugana. Ndagifatanya n'ikijyanye n'iby'umuhanzi yungukira mu bijyanye n'ibyo kurya n'ibyo kunywa mwabajije. By'ukuri nanone biraza kugaruka ku biganiro bibanziriza ibitaramo cyangwa se imihango ibera muri BK. Habaho amasezerano, habaho ibyo byose, habaho n'igika kivuga ku bijyanye n'ibyo kurya n'ibyo kunywa. So iyo tubiganiriyeho tukareba uburyo tubihuzaho, hari ibigomba gukorwa, ariko ku bijyanye mbese icyo navuga muri rusange ni uko habaye ibiganiro, ariko nanone uko tugenda tuganira n'isoko ry'u Rwanda n'abanyarwanda, niko tuzarushaho gushyiraho uburyo abahanzi cyangwa se abandi bategura ibitaramo n'indi mihango bisanga cyane cyane no kungukira mu mpano zabo. Ndetse mu kwezi kwa mbere tugitangira turateganya inama nini tuzakorana n'abategura ibitaramo ndetse n'abahanzi, tubasobanurira uburyo BK Arena ikora, uburyo bayisangamo n'uburyo bakoreramo ibikorwa byo bakunguka kurushaho. So ibyo turabibasezeranyije rwose, turimo kubikora. Hanyuma icya nyuma kijyanye no gutinda kwishyura ibyavuye mu matike. Ngira ngo mwese kuri isoko ryo mu Rwanda muzi ko kijyanye no kugura amatike online ni ibintu bitangiye vuba. Mbere habagaho kugura amatike ku muryango, amatike afatika. So nitwe n'abandi bake twatangije ubwo buryo. So hagenda habamo inzitizi zitandukanye. Murabizi ko iyo umuntu agura itike ushyiraho uburyo butandukanye, kwishyura ukoresheje Airtel Money cyangwa se mobile money cyangwa se ukoresheje ikarita ya banki cyangwa ukoresheje ubundi buryo butandukanye. So rero tugenda tubinoza, hari amavugurura yakozwe, ubu ntabwo bigica mu nzira nyinshi kugira amafaranga agere ku bateguye igitaramo, bisigaye biba mu buryo bworoshye ku buryo bitebuka. So ndibwira ko bitewe n'amavugurura twakoze, hari impinduka zabaye kandi haza kubaho n'izindi zizatuma abantu boroherwa n'icyo cyose gakemuka burundu. Murakoze cyane abavandimwe, ariko mbere y'uko dushyira akadomo kuri iki kiganiro n'itangazamakuru, mu gihe abo muri BK bagifite iyi mikrofone, yifuje ko badusobanurira kuri hashtag ya December. Ni hashtag imaze kugaragara mu ma event atandukanye. Ihagarariye iki? Twitega iki mbere y'uko uyu mwaka neza urangira muri BK Arena? Hanyuma kuri Israel Mbonyi, ubutumwa bwe buraza kuba ubuhe mu banyarwanda muri rusange, ndetse n'ubutumwa buri buze gufasha kuzamura abakiri bato bakunda mu by'ukuri ibihangano by'ikoraniro bihimbaza Imana? Murakoze cyane. Navuga ko intego ari yayindi, BK Arena ni iyawe, ni iy'abanyarwanda, binyuze muri gukoresha BK Arena Prepaid Card. Ariko muvuze gutyo abajijyanye na December, ni series cyangwa se ni urwunge rw'ibitaramo byateguwe muri BK Arena abantu bose bazidagaduriramo. So rero twarabiteguye kandi tunorohereza ababitegura kugira ngo babone BK Arena mu buryo bubahendukiye, bitabagoye, babonamo inyungu nyinshi nk'uko mwakoze mubivuga. Nuko twabiteguye
kandi no mu mahirwe menshi tugiye gutaramana na Israel Mbonyi ko mubona hano turibwira ko bizagenda neza kandi abanyarwanda cyane cyane abakristo bazaryoherwa n'iki gitaramo ndetse n'umurongo wa Jerusalem. murakoze. Ubutumwa bwanjye ku bakunzi b'ibyo nkora n'abanyarwanda muri rusange ni ukubatumira, icya mbere ni ukubashimira, kubabwira ko murazirikana ineza yabo kuri minisitiri, ku cyo Imana yashyize ku mutima, ku murimo Imana yampamagariye. Natangiranye nabo muri 2015 banshyigikira, narabibonye hari hakurya. 2017 ndababona, n'uyu mwaka ndabakeneye bazaze dutarame, bongere banyereke urukundo nk'uko bahora babikora. Ikindi nababwira ni uko ibintu uburyo tuzataramamo ni uburyo nanjye sindabikoraho mu bwa mbere bizabibaye. It will be a totally new experience. Ni ibintu bidasanzwe nabo batigeze babona. Ndibaza ko nta naho nzi birakorwa, bizaba ari byiza cyane ko twariteguye, twashyizemo imbaraga zishoboka. Ikindi kirenzeho ni uko turi kumwe n'Imana idushyigikiye, irimo iratwigisha byinshi byiza. Mbona no gushimira ELP na Coca-Cola ndetse na BK Arena ku bufatanye bwiza twagiranye mu gutegura, n'abanyamakuru muri rusange. Imana ibahungisha cyane, sinabona icyo mbitura. Abenshi muri mwebwe mucuranga indirimbo zacu tutanabizi, nitwa umwandiki nkuru kuri twebwe, mukatuvuga ahantu henshi hatandukanye, mukatuvuga neza. Ni ukuri ni support umuntu atagura amafaranga. So I appreciate personally, ngewe ndashima cyane buri muntu wese wagize uruhare mu rugendo rwanjye rwa muzika kugeza uyu munsi. Ndashima Imana cyane. Ni gakeya njya mbona n'abantu batarabemera Imana, batarabemera Kristo bumva indirimbo zanjye. Byose mwabigizemo uruhare. Rero Imana ibumvisha. Ndabatumiye abanyarwanda, muzaze dutarame, bizaba ari umunsi udasanzwe kandi tuzasoza Noheli turi mu bihe byiza cyane. Icyo wishimira cyafasha abakiri bato cyangwa motivating abakiri bato muri uyu muziki? Icyo nishimira ni uko nabisobanukiwe neza ko mu kantu gato Imana yabishyize ku mutima gashobora kukubera umugisha mu buzima bwawe bwose. Rero ikintu Imana yaguhaye ikagushyira ku mutima, uzajya ugikora wishimye, unezerewe. Birashoboka kuba ariyo breakthrough yawe, ari icyo kintu Imana yaguhaye ngo kizakubere itara ryawe rya buri gihe kugeza urangije ubuzima bwawe. Birashoboka. Rero ikintu cyose, yaba impano, yaba akantu gato Imana yaguhaye kari ku mutima, uzajya ugakoresha unezerewe, wishimye, ko wasanga ko ngako ariko kazakugeza ahantu udashobora gutekereza. Arakoze cyane Israel Mbonyi, bakoze cyane EAP, bakoze cyane BK Arena, bakoze cyane abavandimwe muri Coca-Cola. Dushimire n'abandi bafatanyabikorwa bose muri rusange.